ibyo bintu birashoboka ngo buno bwanwa nuko mpinahina none nta kuntu ibyo bintu birashoboka nemera nijyo nanze rata kugira ngo nemere ntabwo ushobora kereka usize kanta ukasiga kanta byo nabyemera ntabwo imisatsi yanjye yahinduka kereka undoze icyo cyo kwa Salongo cyane nagusabye ibyaye ntabwo urashaka undoze kuzana bya biruzi byawe wishyiremo acyapata sindagura simfumura simfumuka wowe ubizi nakomeze ngo amasafuriya yanjye ejo abajura barayibye mwije amasafuriya yaboze ngo muje kwiba gaze nta gaze yanjye mwije ariko amasafuriya muzayagaruka ngo ndayihawe Kanyombya atagiye kujya n'abavura. Yes, reka mbasuhuza abakurikiye 5 Guys TV n'umuhungu wanyu nanone Junior. Murabona ko ndi kumwe n'umusaza hano Kanyombya, turi mu rugendo, turi mu karere ka Bugesera, ubu twagiye turi mu ntara y'Iburasirazuba, aho twerekeye mujyi wa Nyamata, tugiye gushaka umugabo witwa Salongo uzwi ku bijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo. Kanyombya ati ntago nge nemera ibijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo bwa Salongo, niyo mpamvu ngomba no kumugeraho nkareba ibyo bintu yirirwa beshya hano Kanyo. Fete uko biri kose turashaka kugira ngo tugende tukore ikiganiro na Salongo kumve amavuna amavuko n'ukuri kwabyo. Muri make yawe ntago wemera ibitendo bya Salongo. Salongo agendera guys abazi Salongo cyangwa se abanamwumva agendera hejuru y'amazi, agendera ku gataro tuntu nk'utwo. Kanyombya ngo ntaga byemera. Ni dushaka kugira ngo rero turebe ukuri kwabyo. Yes, Kanyombya aravuga ati reka tugende tugereho hamwe na 5 Guys TV turebe ibyo bintu tubyibonere ku giti cyacu. Yes. Ubwo turi kumwe rero nukuvuga ngo none niho tumenya ukuri kose kwa Salongo, tumenye tutise amavuna amavuko, ibyo avura, ibyo akora, ese harimo ukuri. Yes. Niba harimo kubeshya ababeshya arababeshya kuko Kanyombya wowe Kanyombya Salongo naguhindura umuserebanyi urabigenza ute? Niba besha yego ubwo abeshya bandi bakatala injiji, ariko ababwiza ukuri nabo bakaba babyemera, nuvuga ko ari ukuri. Kanyombya Salongo afite ngo ubushobozi bwo kuguhindura umwana w'imyaka 16. Ibyo bintu none uwo muhindura imbere ntago ufite ubuvuzi. By the way, so abadukurikira kuri 5 Guys TV muhindura none namushakira ipusi. Oya ntago wamuhindura imbere, ahubwo wowe Salongo araguhindura ipusi uhita ubyemera. Wowe ahinduka imbeba muri. Okay. None ubwo twagiye rero tujyane mudukurikire, tujyane na Kanyombya tujye kwa Salongo. Murabona ko tufite imodoka, turagiye urugendo ntago ari rutoya kuva hano. Ubu ngubu rero nibwo tugiye kureba ukuri nyakuri nangwa kubeshya nyakubeshya. Yes, Kanyombya mu modoka tugiye. Chali bere by the way. Yes, abakurikiye 5 Guys TV murabizi ntago tujya twicara buro, tugiye i Bugesera mu mujyi wa Nyamata, tugiye gushaka ko bita Salongo. Kanyombya turi kumwe hano mu modoka nko mwabibonye, turagiye tugende turebe ibitendo bya Salongo. Salongo baratubwira ngo araguruka kandi adafite amababa kandi ari umuntu, sibyo? Tugiye kureba. Kanyombya yatubwiye ngo arashaka kwirebera ibyo bintu ndetse anamuvuguruze. Muri make hagiye kubera impaka mutajya kure. Yes, twagiye. Yes, Kanyombya nkaba nkujyanye kwa Salongo. Salongo aguhindure imbeba nirebera. Mu karere ka Bugesera namindura imbeba nanjye ndamuhindura imbaraga. Ahindura ndetse ararema. Ntabwo bwa Salongo ufite? None se reka ngwaze igihindura n'Imana. Salongo ararema ngo ahindura abantu imisere bane. Mukuvuga ngo akazi ka Salongo we ntukemera. Ira ni nka bya bindi avuga ngo agendera ku hejuru y'amazi. Agendera hejuru y'amazi ni Yesu. Ibyo nibyo rero tugiye kureba. None se uko mbibona urareba ko tugiye mu karere ka Bugesera, tukaba tugiye Nyamata kugira ngo tugende dusure mugenzi wacu n'ibikorwa bye. Ibikorwa wemera ko ari ntabwo kubyemera gute? Turabyemera ariko tubonanye abinyemeza mbwire ndamubaza ingenza ye. Ntago uri buze gusaba Salongo kuguhindura umusore. Twemera cyo habaho abaruzi. Yego, abaruzi turabemera, ashobora gushyiramo acide mu biryo nangwa se agashyira agafata peteroli akayikugaburira. Ibintu nk'ibyo byose ni uburozi, ni ibintu ushobora kwica ubuzima bw'umuntu. Ariko we ngo aguhindura ararema n'Imana se. None se ntitwagiye tubibona kenshi
nibyo rero tugiye kureba n'ubu ngubu. Ndakubwiye Imana niyo yaremye na Yesu ntabwo yaremye, ahubwo yahinduraga ibintu, agahindura imigati, agatubura ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo uriya ngo yaguhindura. Ahindura umuntu gute? Ntabwo uri buze gusaba ahubwo iyo aba yafataga aka gahunda ye akavuga ati ngewe Salongo ndahindura, agahindura abajura bose bagahinduka iki, bagahinduka imbeba nangwa bagahinduka imisega nangwa iki byose. Abakurikiye 5 Guys TV nanjye amatsiko ni yose kuwo bita Salongo ndetse na Kanyombya, arimo amwereka ibikorwa bye, niho tugiye. Kanyombya ndabizi neza ko noneho kugira ngo uri buze kuva wemeye uko kuri kwe turashaka kugira ngo tuze kumenya tumushakira inkoko ayihindure imbata, nangwa se tumuhe imbata ayihindure intama. Ibyo turabyemera. Okay, bivuze ngo we uvuye hano ugiye kugerageza Salongo. Ntabwo ari kumugerageza, ahubwo ni ukumubaza ukuri kwe no kubeshya. Ngiye kubaza kubeshya n'ukuri, niye n'amagambo abiri. None se we wemera ko ubundi abeshya cyangwa yemera iki ko ntabyo nabonye se? Ntabyo urabona? Ni Imana itangira kurema sinari mpari, inarema sinzi ukuntu yaremye. None wowe Salongo ngo ahindura abantu. Tugende tutangariya sasa. Yes, abakurikiye 5 Guys TV rero urugendo murabona ni rwose, turi mu mihanda yerekeza i Bugesera, tugiye kureba Salongo ndetse turi kumwe na Kanyombya nkuko mwabibonye. Turaza kumenya ngo ese wa mugani ibikorwa bya Salongo nibyo. Nanjye mfite amatsiko yo kuza kureba ngo bimeze bite, namwe badukurikiye ndabizi nuko. Abakurikiye 5 Guys TV rero mutagira aho mujya na gatoya cyane, mubanze mwirebera ikirori kigiye